imirimo yawe Mana yose irahebuje, ibyo ukora byose Mana byose birahebuje, imirimo yawe Mana yose irahebuje, ibyo ukora byose Mana byose birahebuje, nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze, nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. Basubije mu izina rya Yesu, abantu batwumva batari batuzi n'abantu basanzwe batuzi bose ndabashuhuje kandi Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero twitwa Korali Isezerano nk'uko bari babibabwiye, dukorera umurimo w'Imana mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ni aka Kayonza, ariya mu mujyi umuntu akihagera urusengero ruri ruguru ya gare gatoya cyangwa inyuma y'ahahoze akarere, niho dukorera umurimo w'Imana. Abahazi bahise bahamenya n'abatari bahazi turahabarangiye. Yego, murakoze cyane rero. Korali Isezerano rero nyirizina muri bantu ki? Korali Isezerano turi korali irimo gukora umurimo muri iyi minsi, ariko twifashishije social media. Mwatangiye ryari? Mwari abantu bangahe? Twatangiye mu mwaka wa 2011, dutangira turi abantu bakeya nka 20-30, ariko uko iminsi ishira tugenda twaguka, Imana igenda twagura gake gake. Kuva 2011 urabona hari igisunika ni ukuri zabatera gukomeza cyane, cyangwa umunsi mwaje ari ubusa, ugera mu ntambara ukananirwa ugacogorayo, gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa, kandi ntugamburura mu gihe cy'amakuba mwene data we, gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa, ugera mu ntambara ukananirwa ugacogora, gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa, erega nshuti yanjye Imana yawe irakuzi, izi umubare w'umusatsi wawe, izi ingano y'umwuka wawe, nta na kimwe kikubaho kuri yo kitunguye, ihagarara mu itangiriro ikavuga ku iherezo, erega nshuti yanjye Imana yawe irakuzi, izi umubare w'umusatsi wawe, izi ingano y'umwuka wawe, nta na kimwe kikubaho kuri yo kitunguye, ihagarara mu itangiriro ikavuga ku iherezo. Imana yawe irakuzi, ibyo ubona biguhagaritse umutima nabyo irabibona.
kimwe gusa ngo waguma mu mwanya wawe wiregera Jehova Shama Imana isohoza amasezerano Imana yawe irakuzi ibyo wanabiguhagaritse umutima nabyo irabibona icyo usabwa ni kimwe gusa ngo waguma mu mwanya wawe wiregera Jehova Shama Imana isohoza amasezerano icyo usabwa ni kimwe gusa ngo waguma mu mwanya wawe wiregera Jehova Shama Imana isohoza amasezerano Imana yawe irakuzi ibyo ubona biguhagaritse umutima nabyo irabibona icyo usabwa ni kimwe gusa wowe guma mu mwanya wawe wiringire Jehova Shama Imana isohoza amasezerano icyo usabwa ni kimwe gusa wowe guma mu mwanya wawe wiringire Jehova Shama Imana isohoza amasezerano Imana yatubabariye ibyaha ikadukura muri karande uyu munsi iracyakora Imana yarwananye na Yosuwa izuba rigahagarara uyu munsi iyo Mana iracyakora uyu munsi iyo Mana iracyakora haleluya uyu munsi iyo Mana iracyakora kandi igirira icyizere na n'uyu munsi iyo Mana iracyakora haleluya uyu munsi iyo Mana iracyakora icyo usabwa ni kimwe gusa wowe guma mu mwanya wawe wiringire Jehova Shama Imana isohoza amasezerano icyo usabwa ni kimwe gusa wowe guma mu mwanya wawe wiringire Jehova Shama Imana isohoza amasezerano icyo usabwa ni kimwe gusa wowe guma mu mwanya wawe wiringire Jehova Shama Imana isohoza amasezerano twatangiye turi korali y'abantu ariko abakuze bakabamo bakeya bandi bamwe ari abanyeshuri bandi bahari badafite n'akazi ariko bikomeye Imana dukoresha ivugabutumwa muri ubwo buryo cyane icyo ni ikintu gikomeye tubona ko yadukoresheje kuva muri icyo gihe ikindi Imana yadukoresheje ni ikintu cyitwa gukora izo ndirimbo mureba cyangwa se abantu barimo bumva bamwe barazumva abandi bakazira bitewe hano mufite iyitwa yemwe abagize gute abafite kwizera guke n'umugenzi yego ndirimbo none se ibi birakaze perezida nyine harabariri amakorali menshi abahanzi batuzaniye indirimbo hano ku isezerano kuri korali isezerano kuki muvuga nk'ibintu by'ibitangaza kandi ndabona ari bisanzwe impamvu tubivuga nk'ibitangaza wenda umuntu kubyumva byamugora ariko ukurikije uko twahagurutse umuntu waturebaga ntabwo abona ibintu byabaho gukora indirimbo nk'izo ngizo ni ukuvuga ngo itangira ryanyu rifite ukuntu ryari rito umuntu abareba agashobora kubona ko nta ejo hanyu yego ryari ritoya umuntu arebye akabona bitakunda ariko kuba twarazikoze tukazikora gutya zimeze buriya audio yazi umuziki urimo ni live none se mutangiye mwari abantu baciriritse ku ruhe rwego abenshi bari barimo ari abanyeshuri abantu basanzwe bakora bafite akazi babaga ari bakeya cyane niyo mpamvu byari bimeze bityo uyu munsi Imana yabateye iteka ubuzima burimo buraza abize se barasoje babonye amadiplome meza akazi karabonetse usibye iby'uyu munsi tubitegeho n'ibindi biri imbere yego ku Mana cyane urumva abize imyaka irenga 10 bari myinshi abize barasoje bagize amahirwe ya za kaminuza nabo barazisoje n'ubu turacyafite abiga ariko umubare munini dufitemo abasoje barababonye akazi hari n'abatarakabona ariko muri make bimeze neza uyu munsi ni ukuvuga ngo kera hanyu hatandukanye n'uyu haratandukanye cyane harimo intera nini
Imana ishimwe. Turi kumwe na korali Isezerano, korali nziza cyane, abakozi b'Imana beza, Imana irabahamagaye baritabye, urabyumva ko ni n'imfura baze no kuganira. Hanyuma se perezida yareka ikintu maze dirija uyu munsi mufite indirimbo zingahe nubwo hano ndi kuhabona indirimbo ebyiri? Dufite indirimbo nyinshi zirenga 20. Indirimbo zirenga 20. Nubwo wenda harimo izo tutarasohora ariko nazo biri mu nzira turimo kwitegura kugira ngo tuzishyire hanze. Indirimbo 20 uyu munsi ziri hanze n'indirimbo ebyiri tumaze gukora, ariko hari n'izindi ziri muri studio. Twahoze tuvuga ngo Isezerano ngo baturutse Kayonza, ariko hari umuntu unyandikiye arambaza ngo muri hedini ati ntabwo mwarivuze. Ni muri ADPR. Ni muri ADPR. Okay. Sawa cyane. Hanyuma se dirija ni indirimbo wenda ebyiri turi ko na hano twe ko mufite 20 kandi Imana ibahamagaye mutubwiye ko mwagiye mukora ubutumwa ahantu hatandukanye. Ese ubutumwa bwanyu mubona mumaze kugarura abantu bangahe kuri Kristo Yesu? Ntabwo wenda umuntu yavuga imibare, ariko ntabwo umuntu yavuga umubare, ariko izo ndirimbo twasohoye zirimo ziratwereka ko hari abantu benshi zafashije. Nibura uretse kurebera wenda nko kuri YouTube channel niba mufite simbizi, ariko se n'abagiye bacagiye iruhande bakavuga ati ibijyanye n'ibyo biraryoshye cyane rwose, barahari benshi. Burya niyo ugiye urugero nk'iyo ugiye mu materaniro, wenda mufite nk'amateraniro ari ku cyumweru, kumva abantu wenda barenze nka 5 barimo baragusaba bati muze kuturirimbira indirimbo yitwa gutya na gutya. Ni ibintu bikwereka uravuga uti burya bwa butumwa bwarafashe. Wow, Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero nimudushirireho indi ndirimbo imwe nziza, hanyuma no dukomeze n'igitaramo cyacu. Tegereze ibiguruka n'ibihinga, yemwe n'ibibagara, n'ibisarura kandi n'ibihunika. So mu ijuru abyitaho, arabigaburira n'ibyicwa n'inzara. Mbese aho mwebwe nimubiruta cyane, mbese aho mwebwe nimubiruta cyane. Itegereze uburabyo bwo mu gasozi, ntibubohe imyenda yo kwambara, yemwe ntibugira n'ubwuhirira. Salomo umwami wari uzwiho kurimba, ntiyashoboraga kurimba na kamwe ko muri bwo. So mu ijuru arabwambika, so mu ijuru arabwambika. Mbese aho mwebwe nimuburuta cyane, mbese aho mwebwe nimuburuta cyane.
bw'Imana nongereho no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabihabwa ninda muri mwe wakwiganyira ubimwungure na mukono umwe ahubwo bimusunikira kure y'ubushake bw'Imana agatangira kuyibaza ati mbese Mana warandetse mbese Mana uracyanyumva menya ijwi ryanjye utakiryumva menya ijwi ryanjye utakiryumva muri byifuzwa n'ab'iki gihe ahubwo mushaka ubwami bw'Imana mwongereho no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabihabwa ninda muri mwe wakwiganyira ubimwungure na mukono umwe ahubwo bimusunikira kure y'ubushake bw'Imana agatangira kuyibaza ati mbese Mana warandetse mbese Mana uracyanyumva menya ijwi ryanjye utakiryumva menya ijwi ryanjye utakiryumva nimwihebe nimwiganyire ibyo mu mitima yanyu bimenywe n'Imana nimwihebe nimwiganyire ibyo mu mitima yanyu bimenywe n'Imana nimwihebe nimwihebe nimwiganyire ibyo mu mitima yanyu bimenywe n'Imana ababyeyi nimwihebe nimwihebe abakobwa nimwiganyire ibyo mu mitima yanyu bimenywe n'Imana aho ugereye muri korali sezera hari ibintu Imana yakoze ukajya uvuga uti ibi bintu bikesha uyu muhamagaro si kubw'imbaraga zanjye si kubw'imiryango yanjye si kubwayo nize si no kubwaho ntuzi murakoze tugeze mu muhamagaro twasanze ari ryo zingiro ry'ubuzima Imana ya ibi bintu turimo ntabwo tuba turimo turatera waraza ahubwo mu murimo w'Imana njyewe nageze mu murimo w'Imana n'umukobwa Imana inyubakira urugo mbikesha kumvira Imana no kumvira umuhamagaro wayo iyo tuvuze kubaka ingo umuntu ashobora kumva abantu bose bubaka ingo ariko ingo twubaka twahawe n'Imana zitandukanye no kumva ngo ni ingo rero birakora mu murimo w'Imana nyine turiho tubayeho kandi tuzanabaho kubera uyu murimo rero birakora ugize uti birakora ati nanjye nagezeho Imana inyubakira urugo ariko ushyizemo n'akandi nkunze ati n'abandi barazubaka ariko tubwire ubundi ku muntu wubatse nibura umuryango wa gikristu ibibazo biri mu ngo mu miryango umunsi turabizi ntubizi se n'abandi barabyumva uyu munsi hari igihe ugera ku murenge ugasanga abaje gusaba gutana bararuta cyane abaje gusaba kubana kuba mu murimo w'Imana bishobora gufasha iki kubaka umuryango mwiza yego iyo turi mu murimo w'Imana tubasha kubona ubusabane hagati yacu n'Imana tubasha kuganira n'Imana iyo turi mu murimo w'Imana turi mu muhamagaro rero iyo twubatse kubaka ingo nyine wabikomojeho uburyo amadivorce ari menshi kuruta ingo zubakwa ariko iyo twebwe dukijijwe tukaba mu murimo w'Imana tubasha kuba mu mwanya wo kubana n'Imana ikatugira inama aho byakomeye mu rugo Imana ikabasha ukuvuze muganira nayo ushobora kuganira nayo ikakubwira ati nugera mu rugo ntuci iburyo uci ibumoso nuhura n'umwana dore uyu munsi yabivanze uvuge gutya ntuvuge nibyo koko birashoboka yego birashoboka Imana iduha ubwenge butuma tubasha kubaka iyi miryango yego byamije birakora Prezi mufitemo n'amajene se harimo iyi mpera umujene ushaka uruvugiro nawe atubwire
mu bibazo uzi sosiyete ifite cyane cyane mu rubyiruko hari urubyiruko muri iyi minsi bamwe dufite bishora mu biyobyabwenge abandi mu buraya no mu bindi nk'umujene nkawe kuba uri mu murimo w'Imana nk'uko utekereza ko iyo uba utarimo wari kuburinde wari kumeze gute ese abatarimo bahombye iki murakoze cyane mbere na mbere amazina yanjye nitwa Mukeshimana Frank nanjye ndirimba muri korali Isezerano Imana yangiriye ubuntu ikintu navuga umugisha nagiriye muri korali ni uko iyo turi mu murimo w'Imana umwanya munini tuwumara mu murimo w'Imana ntabwo tubona umwanya nyine wo kujya muri ibyo byose utekereza ko iyo uba utari hano iyo uba utari gukora umurimo w'Imana muri iyi korali cyangwa se kuri iriya torero Imana yaguhamagaye uba urinde umeze ndi kure cyane yego kuko hari igihe njya ndeba nk'abantu twabyirukanye mu by'ukuri nkumva nshimye Imana yandindiyemo kandi iyo ukoreye Imana utabivanga ngiye na bagenzi banjye iyo ukoreye Imana utabivanga iraguhemba ikabana nawe ikakurinda naho utabasha kwirinda ikahakubera hari undi mujene ufite icyo avuga kuri ibyo akavuga ati ubuzima mbona buhinduka muri ubu buryo abandi bajene namwe mwitonde mwihangane perezida barimo barimo ntabwo babura ko mbona bafite isoni murakoze cyane wenda gukorera Imana ndabona uri umukobwa abandi bakobwa batari muri uyu murimo bari iyo hirya twari turi kuvuga abuzi bameze bate mbere na mbere amazina yitwa Tuyishime Rebecca gukorera Imana uri umukobwa rimwe na rimwe bijya bigorana ariko iyo usenze Imana iragufasha kuko hari n'abantu babona tubirimo bamwe bakatwita abasazi bamwe bakavuga ibintu tuba turimo nta nyine bitewe n'uko batazi twebwe inyungu tubifitemo bakabona ko nta kintu bimaze ariko nkurikije uburyo ngewe mbona ari byo bintu bindinze mu buzima busanzwe rwose nshima Imana kuba mbirimo hari abantu benshi bibaza ugasanga nk'ahantu wenda umuntu anyuze agahita akubwira ati uri umwadeperi nawe gase biri kugaragara gute ngo bitewe n'ukuntu wambara ngo umusatsi ngo wa natirere utavuze utavuze agahita bikubonamo nyine nabyo mwumva ni byiza nkavuga se kuko biba bigenda bigaragara mwumva ni ibintu binejeje cyane ni ukuvuga ngo uw'Imana yaguhaye kuba we agenda avuga utavuze uratambuka bakavuga bati harya wavuze ngo witwa nde Rebecca uratambuka bakavuga ati dore Rebecca turi umwadeperi arakijijwe ni umwadeperi cyane rwose zaho cyane Imana ibahe umugisha komeza ugire ibihe byiza nshuti ukomeje gukurikira gahunda za 98. Umugenzi utangiye urugendo hari ibintu by'ingenzi akenera urwandiko rw'inzira akenera impamba y'umugenzi ariko hari ikintu kimwe gihebuje byose akenera umugenzi utangiye urugendo hari ibintu by'ingenzi akenera urwandiko rw'inzira akenera impamba y'umugenzi ariko hari ikintu kimwe gihebuje byose akenera amakuru yawagana kugira ngo atayoba cyangwa se agahura n'inzitane zimutunguye kubera kugenda n'amaguru akenera amakuru yawagana
kugira ngo atayoba cyangwa se agahura n'inzitane zimutunguye kubera kugenda n'amakuru. Siyoni tugeze mu kibaya dutungurwa n'isayo, twari dupfuye tuzize kutamenya amakuru yuko muri iyo sayo harimo amabuye abagenzi bajya Siyoni bambukiraho. Twatangiye urugendo rugana Siyoni tugeze mu kibaya dutungurwa n'isayo, twari dupfuye tuzize kutamenya amakuru yuko muri iyo sayo harimo amabuye abagenzi bajya Siyoni bambukiraho. Nihashimye Kristo wohereje mutabazi akaduha amakuru yo kuturengera. Nihashimye Imana yohereje Mwuka Wera akaduha amakuru yo kuturengera. Nihashimwe Kristo wohereje Mwuka Wera akaduha amakuru yo kuturengera. Nihashimye Imana yohereje umutabazi akaduha amakuru yo kuturengera. hari n'ahandi twageze tuhasanga intare kubera amakuru make tugira ubwoba bwo gukomeza tugisubira inyuma twumva ijwi ritubwira riti nimukomeze mugende mwitinya ziriya ntare mureba ziraziritse nubwo zitonoma ziraziritse. hari n'ahandi twageze tuhasanga intare kubera amakuru make tugira ubwoba bwo gukomeza tugisubira inyuma twumva ijwi ritubwira riti nimukomeze mugende mwitinya ziriya ntare mureba ziraziritse nubwo zitonoma ziraziritse. izo ntare mureba ziraziritse nimuhumure mwitinya. 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 dukeneye amakuru y'aho tujya kugira ngo tutayoba cyangwa se tugahura n'inzitane zidutunguye kubera kugenda n'amaguru. dukeneye amakuru y'aho tujya kugira ngo tutayoba cyangwa se tugahura n'inzitane zidutunguye kubera kugenda n'amaguru. ugenda mu buzima ubayemo ibyo ukora byose ukeneye amakuru. ayo makuru se hari ubundi muntu yatanga si umwuka wera? hari ubwo ari abanyamakuru nkatwe twicaye hano ayo ntabwo tujya tuyatanga. amakuru y'umukristu kugira ngo amenye ngo ese ko ndi mu rugendo rujya mu ijuru kondisiyo nizi. hari ibyo tuzi ariko hari n'ibyo umwuka agomba kuguhishurira akajya akubwira ati mwana wanjye ahangaha ntibahanyura baca hano ibi ntibabivuga bavuga ibi. abantu badafite amakuru rero nimuyashake. abantu mutazi neza uko bitangira bazahamagare korali isezerano mubabwire neza impamvu muri hano mwebwe nuko
ko mufite icyo mwamenye. Imana ibaha umugisha, Imana